Turabashimiye mwese mukurikiye Muzunga TV. Nk'uko tubizi ikiremwa cyose cyangwa se ikinyabuzima cyose kibaho kigakura igihe kikagera kigapfa. Ubu turi mu mwaka w'ibihumbi 2026. Twese muri kumva iki kiganiro turahumeka kuko twaravutse. Iki nicyo gihe cyo gukura. Igihe kizagera natwe dupfe hazeho abandi. Uko ibihe bizagenda bisimburana, abantu bamwe bazajya bavaho abandi bavuke. Ibyo ni ibintu twamenyereye. Isaha n'isaha uzagenda. Icyo gihe bazavuga ko witabye Imana. Abantu bicwa n'ibintu bitandukanye. Hari abicwa n'indwara, abandi bakicwa n'ibintu bitazwi. Ubu tugiye kurebera hamwe ibimenyetso byerekana ko hari imyuka mibi igukurikirana. Ishobora kuba ari iyo mu muryango cyangwa se ari abantu bashaka kugira nabi. Ibyo wakwita nk'imyuka mibi, amashitani se cyangwa se dayimoni. Ese mu muco nyarwanda cyangwa se muri gakondo iyi bimenyetso ni ibihe? Nimucikwe n'iki kiganiro. Njye ndi Done Kizigenza. Ikimenyetso cya mbere, kurwara indwara idakira, mbese igasa nk'iba karande ku mubiri wawe. Iyo ndwara ukajya uyivuza ariko igihe runaka ikagenda igaruka. Ukajya wivuza buri gihe uhora kwa muganga baguha imiti ikoroha, ariko iyo ndwara ikanga neza gukira. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko ushaka kuba ufite imyuka mibi kugendaho cyangwa se abantu bashaka kugira nabi. Niwumva ufite indwara idakira kuri wowe warayivuje ntako utagize, uzamenye ko hashobora kuba hari ikibazo mu muryango cyangwa se hari abantu bagukurikirana utazi, cyangwa hari abantu bashaka kugira nabi. Umunsi uzarwara indwara ikomeye cyane ukaba wajya kwa muganga, mbese hafi no kuguhitana, ariko wagera kwa muganga bakakuburamo indwara, icyo gihe uzamenye ko hari imyuka mibi ishobora kuba ikugendaho. Niba utaba mu buryo bwa tekinike, akenshi amahirwe menshi hazaba hari ibintu bigukurikirana cyangwa se ingaruka z'ibintu runaka birimo biragukurikirana. Icyo gihe uzitonde. Umunsi uzahura n'icyo abantu benshi bakunze kwita nk'imyaku cyangwa se ibibazo, ukaba watakaza nk'akazi, ukajya ugura nk'amatungo yose agapfa, mbese ugasa nkaho nta mahirwe ujya ugira mu buzima. Ibintu byose akaba nta mahirwe ubigiramo, ndetse n'iyo bigiye kugenda bikunda kugendera rimwe. Wakubaka nk'inzu igasenyuka, ibintu byawe mbese bikaba bisa nkaho bitajya biba ku murongo, imishinga yawe yose ukajya uyipanga ariko igapfa kandi utabuze ubushobozi. Mbese amafaranga yawe ntumenye ahantu arengeye, rimwe na rimwe ukajya ukoresha n'amafaranga ntujye umenya uburyo yagiye kandi warayakoreye menshi. Icyo gihe uzamenye ko hari imyuka mibi kugendaho, nabwo uzitonde. Umunsi nanone uzabatwa n'ibintu bibi, ndetse akaba ari ikintu cyakubase cyanze kukuvamo burundu, kandi icyo kintu ari icya gipagani, ari ikintu kibi cyane, mbese ukagikora ubizi neza ko ari kibi ariko kukivaho byarakunaniye. Iyo akenshi na kenshi aba ari imyuka mibi. Ibintu bya gipagani, ibintu utapfa kumenya aho biva, ndetse ibintu bikugora kubivaho kandi ubizi neza ko ari bibi ariko bikanga bikakubata. Ibyo bintu akenshi na kenshi haba hari ibintu bibiri inyuma. Muri ibyo bintu bishobora kukubata harimo nko kwiba, gusambana, kwikinisha, kugira amahane adasanzwe, umujinya udasanzwe, ndetse n'ibindi bikorwa byinshi cyane bya gipagani. Ibyo byose ndetse n'ibindi byinshi biba byerekana ko hari imyuka mibi wifitemo cyangwa se igukurikirana utapfa kumenya iyo ari yo. Nimba igihe kijya kigera iyo uri wenyine ukumva ufite ubwoba budasanzwe, ukumva umusatsi neza ukuvuyeho, cyangwa se waba uri kugenda nk'ahantu runaka ukumva ugize ubwoba cyangwa se ukumva hari ibintu bigukurikiye utapfa kumenya ibyo ari byo, ariko wahindukira ukabibura. Byagera mu gihe cy'ijoro ukaba utagenda wenyine, rimwe na rimwe uba wumva ufite ubwoba bwinshi ariko ukihagararaho.
Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko hari ibintu bigukurikirana by'imyuka cyangwa se bya shitani. Icyo gihe nabwo uba ugomba kwitonda cyane. Buriya bwoba ntabwo buza ku busa. Iyo urota inzozi buri gihe ziteye ubwoba, inzozi z'abantu bapfuye, abantu baba baguhamagara bapfuye, cyangwa se wirukanka igihe cyose ibintu bigushyidikana, rimwe na rimwe ukanasakuza n'amajwi agasohoka, igihe cyose ukarota ibintu biteye ubwoba utapfa kumenya ibyo ari byo, utanasobanukiwe, ibi nabyo ni ikikwereka ko hari imyuka mibi ikugendaho. Nubona akenshi na kenshi ukunda kurota ibintu biteye ubwoba, cyangwa se niba bijya bikubaho urimo urasimbuka nk'ibikingo miremire, ibintu by'amashitani, abantu bapfuye bagenda bagaruka, ndetse n'ibindi byinshi cyane biteye ubwoba ku buryo unakanguka ufite ubwoba, icyo gihe uzasenge, kubera ko haba hari imyuka runaka igukurikirana. Nanone ibibazo bisimburana mu muryango umwe. Nubona iwanyu ibibazo biri kugenda byiyongera, ngaho mwapfushije itungo, inzira ihirimye, cyangwa se n'abantu bari kugenda bapfa bikurikirana, ibintu nk'ibyo ngibyo, impanuka, indwara z'urudaca, mbese ukabona mu muryango wanyu biragoye ko hari igihe mwaba mufite amahoro cyangwa mutuje, icyo gihe uzamenye ko mu muryango wanyu cyangwa se aho hantu hashobora kuba hari imyuka mibi ihagenda. Nuba uri ahantu ukumva ntutuje, ndetse wicaye uri wenyine ukumva nta mahoro ufite neza neza, ndetse niba ibi bintu bijya bikubaho, ujye witonda cyane cyangwa wicare usenge. Hari igihe nk'ikintu kizaguhamagara runaka, cyangwa se rimwe na rimwe wiyicariye wumve nk'ikintu kiraguhamagaye witabe, ushake umuntu uguhamagaye cyangwa se ikintu kiguhamagaye ukibure, icyo gihe nabwo ujye witonda cyane. Abantu benshi bikunda kubabaho, ukumva nk'ikintu gihamagaye izina ryawe runaka, ariko wowe ukumva ni umuntu, cyangwa se ukumva nk'ikintu kiragusuhuje ariko wagishaka ukakibura, icyo gihe aba ari imyuka mibi. Akenshi na kenshi aba ari imyuka mibi, nabwo uzicara usenge. Nimba igihe kigera ukumva abantu bose wabanze, mbese ukumva ushaka kubaho wenyine, cyangwa se ibintu bikubaho, nabwo uzitonde cyane, uzicara usenge. Igihe uzumva nta bantu ushaka, ukumva waba mu nzira wenyine, ukumva ntiwagenda, ntiwasohoka, ndetse nta n'ahantu wajya, upfa kuba hari abantu, ukumva ibintu byose wabikora wenyine, mbese abantu wabanze burundu, icyo ni ikimenyetso cyerekana ko hashobora kuba hari ibintu bigukurikirana utapfa kumenya by'imyuka. Ikindi kimenyetso, hari igihe umuntu aba ageze nk'igihe cyo gushaka, uwo bagiye gushakana wese bikanga, uwo bakenyeye bizinesi wese bikanga neza neza, ntabe umwe, ntabe babiri, cyangwa se ngo abe batatu, abantu bose yashaka ko bakorana ikintu gikomeye cyane bikanga neza neza. Ibi bintu nibikubaho, cyangwa se niba byarakubayeho, wajya nko gushaka umugore cyangwa umugabo bikanga, uwa mbere bikanga, uwa kabiri bikagera aho ngaho neza neza neza, nawe ukiheba ko nta wundi uzabona, umuntu mugakundana igihe kinini, ariko mwagera igihe cyo gushakana bikanga neza, bigafiringa cyangwa se bigapfa, icyo gihe ni ikimenyetso cyerekana ko hari imyuka mibi ya kipagani nayo ikugendaho, uba ugomba kwitonda cyane. Niba ukunda kubura amahirwe ku munota wa nyuma, rimwe na rimwe ukaba wari ugiye kubona nk'akazi, kubona nka diporome se, ibyo bintu byose bikajya bipfa ku munota wa nyuma, ibintu byose by'amahirwe kuri wowe byagukura ahantu hamwe bikakugeza ahandi, cyangwa se ibintu wari utegereje cyane ku munota wa nyuma bikaba birapfuye. Akenshi ibyo bintu biterwa n'imyuka mibi, aho uba ugomba kwitonda cyane, kuko nabyo bishobora kuba biterwa n'imyuka mibi. Igihe cyose ibintu byawe bizajya bipfa ku munota wa nyuma, ibindi byose wabikoze neza nta n'ikibura, ariko ku munota wa nyuma bikaba birapfuye, icyo gihe hashobora kuba hari ikintu kizaba kibyihishe inyuma kitagaragara, icyo gihe nabwo uzicara usenge. Nk'uko twabivuze, imyuka mibi ashobora kuba ari karande zo mu miryango,
cyangwa se bikaba bituruka hanze mu banzi, cyangwa se akaba ari umuntu runaka ushaka kukugirira nabi, akaba yaguteza iyo myuka mibi ya gipagani. Ibyo byari bimwe mu bimenyetso byerekana ko hashobora kuba hari imyuka mibi ikugendaho. Ni n'aha dusoreje ikiganiro, mwakoze kudutega amatwi. Iyi ni Muzunga TV. Kora subscribe kugira ngo ujye ukurikirana n'ibindi biganiro byinshi by'ubwenge. Njye ndi Done Kizigenza.